byaje gake gake ku buryo nisanze bigeze kure. Ndibuka Robert umugabo wanjye umugoroba umwe avuye muri douche ndamubwira nti honey some woman called you, is there anything to tell me? Hari umugore umaze kuguhamagara aka kanya, hari icyo wamumbwiraho? Umugabo wanjye nawe ati iki se? Ashobora kuba yibeshye nomero kandi ibyo bijya bibaho, ahubwo kuva ryari ugitabira telefone wowe? Ubwo uburenganzira buhawe nande? Umugabo wanjye yabaye nk'uyagararaho, ariko ndabibona yuko ari yikanzemo nkivuga yuko hari umugore wamuhamagaye. Byanyeretse yuko byanze bikunze hari ikintu arimo kumisha cyane, ko hari hashize iminsi mbona Robert arimo kwitwara mu buryo budasanzwe. Yari asigaye atatinze, ndetse muri telefone ye yari yarahinduye password. Robert yari yarahindutse nk'aho ari ikosa namukoreye. Umugabo wanjye nari muzi neza like the back of my hand. Twari tumara imyaka 9, so nashoboraga kumenya yuko ambeshye cyangwa se ari kuvugisha ukuri. Urebye numvishe ngize ubwoba, ntekereje ku ngaruka byagira ku mukobwa wacu Christina wari ugize imyaka 8. Nsanze ibyo ntekereza ari ukuri. Nibwo bwa mbere mu myaka ingana icyo nari mbonye umugabo wanjye nyitwaye haricyo. Umva, numvaga nashaka gutekereza ko bishoboka ko natandukana n'umugabo wanjye. Nowe, numvaga nabyumva habe na gato. Gerageza no kudashaka kongera kubitekerezaho kuko numvaga bidashoboka. Naje gushyira ubwenge ku gihe ntari ku bundi mbere yo gushinja umugabo wanjye kunca inyuma. Ubundi kuki ntabanza komeshinga shwaka ari byo koko, nkashaka ibimenyetso bifatika. Natangiye kujya njya muri telefone y'umugabo wanjye, yasona amaso nkaba nayakanuye, yayishyira hasi gato nkaba ndamujeje nkayifata, ariko ngasanga buri munsi yasebye call zose na message byose yabisibye nta na kimwe kirimo. Kugira ngo menye umuntu Robert umugabo wanjye avugisha kenshi ku munsi, nifashishije umutipe w'inshuti yanjye twari twariganye muri kaminuza wakoraga muri call center, anshakira nomero z'umuntu uvugana na Robert kenshi, ariko ntiyagira ikindi ambwira mu rwego rwo kwirindira umutekano. Ati akira nomero my friend, ibindi nawe wirwarize. Nahamagaye nomero yarampaye, nsanga ni umukobwa nk'uko nabikekaga na mbere. Nubwo nari mbyiteguye ntibyabuze kumbabaza. Nabanje kwishakashakamo imbaraga mbere yuko musaba guhura nawe personal. Umukobwa aranyemera rwose ko twabonana nta kibazo, ariko ansaba kumusanga iwe. Nanjye ntuhangayike, nta kibazo ejo nzaza. Mu nzira ndimo ngenda njya kureba iyo nshoreke y'umugabo wanjye, nari ndimo ntitira amava asukuma, afite ubwoba buvanze n'umujinya, numva ntazi uko ndi bubyitwaremo. Ngeze ku muryango nubwo wabukiri bwinshi narakomanze, ntegerezaho iminota nk'ibiri mbere yuko bakingura. Natunguwe cyane bikomeye n'umukobwa wakinguye urugi. Umutima ni no, uyu umeze utya ntabwo ari wantu hari umugabo. Ntibishoboka, umugore wicaye mu kagare niwe waje gukingura. Kandi igitangaza, mu gihe natekerezaga yuko iyo nshoreke y'umugabo wanjye ari agakobwa keza kagira gato, uwo mugore umugaye yandushaga imyaka irenga 10 yose. Twamaze akanya ntawe uvugisha undi, ndimo mwitegereza kuva ku mano kugeza ku mutwe, nibaza icyandusha byanyobeye. Umugore nawe ati urinjira cyangwa uraguma uhagaze mu muryango? Kuko narinjiye, ariko sinaje ku ruhande na gato, mba straight ndamubaza ni mu bana icyo ufitanye n'umugabo wanjye? Nitwa Ashley. Ubwo niko nsubizaga ati njye na Robert turakundana kandi turi hafi no kubana, ikindi kandi ubu ntwitinda ye. Ati rwose ntunangayike kuba mbona nicaye mu kagare nta bikomeye, nuko nanyereye nkikubita hasi nkambabara umugongo, ariko iby'igihe gito nabyo vuba nzaba meze neza. Nyuma y'ibyo nabuze icyo ndenzaho, ndahaguruka ndataha. Natashye mbabaye mvuga nti koko Robert ko ntacyo wamburanye, niki cyatuma uca inyuma none ukandutisha umukecuru nk'uriya? Nagiye ndira umuhanda wose nenda gusaduka umutima, ndavuga nti nakunde. Igisigaye no kuvugisha Robert amaso ku maso. Umugabo wanjye atashye ageze mu rugo, ndamubwira nti Robert, biriya bishatse kuvuga iki buriya? Kuki utambwiye yuko ufite indi nshoreke? Kuki utambwiye yuko ufite undi muryango? Robert udafite isoni na nke rwose yanasuzuguye ati wagiraga ngo nkubwire iki? Nagombaga kugusaba iki wewe? Yego mfite undi mugore nkunda cyane rwose, niryo ricyo nshaka no kumenya. Umva, ndi umugabo wibohoye, I'm a free man, nemerewe gukora ibyo nshaka byose. Yanahise ashyira akadomo ku kiganiro ashaka ko kirangira ngo negere n'ikindi nongeraho. Nanjye ni Christina se bimeze bite? Umukobwa wacu waba warigeze umutekerezo byibuze mbere yo gukora ibintu nk'abiriya? Robert ati Christine iki nzamufasha uko nshoboye. Ubu ni umwana ariko nakura azabyumva, kandi nkeka yuko atari we mwana wenyine kuri iyi si ugiye kugira ababyeyi batandukanye, byari bisanzwe. Iryo joro Robert yahise ajya mu cyumba zinga imyenda yahita agenda ako kanya. Kuva nabaho nahise mbibona yuko nta kintu narenzaho kugira ngo mpagarike Robert. Mu myaka 9 twari tumaranye, nabuze icyo nakora kugira ngo mugarure. Naramuretse aragenda. Iryo joro naraye ndira mvuma ikintu cyose cyaba cyaratumye mpura na Robert.
nakomeje kurira no kwicuza imyaka 9 yose maranye nawe, nicuza imyaka maranye n'umugabo w'igicucu. Ashize amezi 3 ntandukanye nawe ntangiye kubona umubiri wanjye uri muhinduka, ngira ngo ahari nagahinda gakabije maranye iminsi, ariko unkuze pregnancy test nsanga ndatwite koko. Umunsi nandukana na Robert sinari nzi ko burya ntwite, natangiye kurira noneho nibaza nti ese ubu noneho nakora iki, ubu noneho mbigirane ndabigenza nte koko. Nahisemo ako kanya kubyuka njya kwa Ashley, kwa yanshoreke y'umugabo wanjye, ngenda ntacyo nikanga mvuga ni ubundi asanzwe ari papa w'umwana wanjye. Ibi rero abwo arahita agaruka tubane. Ngezeyo nkomanze umugabo wanjye niwe wakinguye, narinjira ndamubwira nti ndatwite. Umugabo wanjye nawe ati uranshaka iki, uragira ngo mbikore iki? Umwana niba ari uwanjye nzamufasha rwose, nta kibazo mbifiteho, uzagaruke wabyaye. Aka kanya mfite kujya mu kazi, usanze ngiye kujya mu kazi, mfite ibintu byinshi uyu munsi, urabeho. Akubitaho urugi. Natashye nicuza icyatumye njya, sinari nkibasha kumenya Robert. Mbese nabonaga yarabaye undi muntu utandukanye n'uwo bankingiye, nabonaga Robert yarahindutse. Ngeze mu rugo ikintu cya mbere nakoze ariko nacyo kitanyoroheye ni ugutwika amafoto yose mfitanye na Robert, nkatwika amafoto ya mariage yacu, buri kimwe cyose cyari kumunyibutsa narabitwitse. Amezi 6 yarasigaye ngo mbyare my friend, yo sinababwira uko yagendekeye, buri kwezi numvaga ari nk'umwaka. Ariko nyine maze kubyara, akazi, abana, nabaye busy cyane ku buryo nta mwanya wo kurira no gutekereza kuri Robert wantaye nari nkifite. Namuvinze on, nakomeje ubuzima. Nyuma y'umwaka umwe gusa, umugore umwe mvuye ku kazi ndi kumwe n'abana, nsanga umuntu yicaye iwanjye inyuma y'urugi, ntungurwa no gusanga Robert. Uyu wahoze ari umugabo wanjye n'isoni nyinshi, aza mbona ashaka kumuberera abana, ndabwira nti wait, stop, what are you doing here? Urakora iki hano? Umugabo n'ibimwaro byinshi ati now I'm ready to come back home. Ubu niteguye kugaruka mu rugo. Nanjye ntariko nanjye sindi ready kukugarura, njye ntabwo I'm not ready to get you back. Ndetse n'ibizongera kuba. Robert ufashe icyemezo nanjye ndacyakira. Nanjye rwose ikindi nta n'umwanya mfite rwose, nahise nkinga n'urugendo mukubita mu basi ndigendera. Nyuma naje kumenya ko yanshoreke y'umugabo wanjye Ashley yamucaga inyuma, yewe na kwa kuvunika byose nibyo yari yahembye kugira ngo Robert amugirire umuhansige ajye kubana nawe. Gusa ibyo bye yiyezeho. Gusa icyashenguye Robert kurusha ibindi ni ugusanga na yandabura gitari. Ise umwana yaje kugaragara, ndetse ndaburana uburenganzira bwe ku mwana arabuhabwa. Robert abonye buze byose nibwo yashatse kugaruka mu buzima bwanjye, nanjye mwereka yuko burya atari buno. Robert amaze kutubura twese, yarifashe nyine afata icyemezo, afata train ajya mu mahanga, ajya gutangira kuri zero. Inkuru yigeje, hari ibintu bike ugomba kubanza kwakira ubundi ugakomeza ubuzima. That's how it works.